Easy Capital. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. turashimira Allah subhanahu wa ta'ala, turasabira amahoro n'imigisha byuzuye ku byasakara ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ntabwo ari bidasanzwe ni nyuma y'iswala tubona umwanya mutoya tukagira ibyo tukiganiraho, tukagira ibyo twibukiranyaho byatugirira akamaro ku buzima bwacu bwa hano kuri iyi si ndetse n'ubuzima bwa nyuma y'aha kuri iyi si ndetse n'igihe tuzahura na Allah subhanahu wa ta'ala. Na darasa y'umunsi cyangwa se yo kuri iki gicamunsi ishobora kuba ntoya ariko nanone yafasha byinshi. ni ukwibutsa qissa nari ndimo ndumva y'umwe mu bashekhe batwigishaga hakurya hariya, atubwira ngo by'ukuri abantu barazubara bakajya muri byinshi rimwe na rimwe bidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala, bakihugiraho bakibagirwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakibagirwa amategeko n'amabwiriza bagenga aturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakihugiraho bibeshya ko bagifite umwanya wo kuzakora neza nyuma yaho. Reka nkore ibi ngibi na kesho nisikutu. Atubwira umwana mutoya w'umukobwa, qissa hafi nubwo ari yake. Umwana mutoya w'umukobwa wari mu myaka 18 20 hafi aho ngaho, ari babana bari muri cya kigero cy'imyaka igeze igihe umuntu arwana na nafsi ye mu marangamutima. Hanyuma umwana aragenda rwose arohama mu byaha, niko nabivuga. Ubuzima bwe bwose ari ugusohoka hanze buri munsi nimugoroba, buri mu bihugu by'Abarabu, akazuba iyo gatambutse gatoya nibwo bo basohoka, saa 11 kuzamura nibwo bo basohoka bakajya gutembera. Ubuzima bw'uwo mwana ari ubwonko bwo gusa, akarara kuri chat, areba halali, areba haramu, internet yandagaye, imibereho yabo mashallah. Bigeraho noneho umunsi umwe atashye umutima urasimbuka, ashaka ibitotsi ntiyabibona, ashaka uko aryama biranga, ajya muri firigo afata amazi akonjeramo kugira ngo yumve ko byatuza biranga, ajya muri sala yicara biranga, yafata ya telefone yamenyereye gufata muri aya majoro biranga. Bigeze aho ngaho riramukeraho bakimiswala. Yari umukobwa, ntabwo ari itegeko kuri kujya ku musigiti, ariko yari aturiye umusigiti yumva imam arimo arasoma aya zo muri suratul Qaf ziteye ubwoba. Imam aravuga ngo, hageze aho imam asoma ngo walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ati mu by'ukuri twaremye umuntu tuzi neza ibimwirukaho, ibimubuza amahoro, ibimushawishi, ibimwirukansa, ibyo yiruka inyuma. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kandi mu by'ukuri turi hafi ye cyane kuruta uyu munsi w'ubuzima. Mu yindi aya iboneka muri suratu al-Waqi'a, ngira ngo niba ntibeshye, aravuga ati wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ati kandi twe turi hafi ye y'uwo mwene Adamu, iyo nafsi twaremye, ariko mwe nimwabasha kutubona. Suratul Qaf aya 17 ikurikiraho, Allah subhanahu wa ta'ala ati idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ati ubwo iyo nafsi izanwa, twe ntabwo tuba dukeneye umusemuzi w'ibyayo, kwa kundi tuba tuzi yuko abamarayika aribo basemura ibyo dukora. Ayikurikira yavuga ngo ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ntacyo biva mu rurimi rwacu, ntabyo tuvuga usibye yuko cyandikwa iburyo kuri raqib wa atid, ibumoso kuri abamarayika. Allah ati rero twebwe kuri uwo mwene Adamu, kuri iyo nafsi twaremye, ntidukeneye ko abamarayika bako kanya batugezaho amakuru y'iyo nafsi, ko turayizi kubarushaho. Twe turayizi iyo nafsi kubarusha.
Allah rero ati wajaat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Ati kuri uwo munsi yawmal qiyama, uwo mukobwa ari kumva iyo Qur'ani nyine, kuri uwo munsi yawmal qiyama nafsi zizazanwa wajaat sakratul maut bil haqq. Ati sakratul maut zakugeraho y'ukuri, wanze ukunze sakaratul maut izakugeraho. Hahandi umuntu asiganwa na roho imuvamo. Kubabonye umuntu urimo uravamo roho, iyo umuntu ari kuvamo roho abantu bapfa mu buryo butandukanye. Hari upfa asambagurika atera imigeri, hari upfa atitira arwana na nafsi, hari n'usinzira akigendera atagezweho n'ibyo byose. Imana ati rero igihe umuntu arimo aravamo roho nicyo gihe cya sakaratul maut. Yerekwa iburyo aho yari kujya, yerekwa ibumoso aho yari kujya. Igihe agiye muri aljanna yakoze neza, akavuga ati dore hariya ni jahannam, ariko dore wahitiyemo aljanna. Agiye muri jahannam yerekwa iburyo, akavuga ati hariya ni muri aljanna, ariko aho wahisemo n'ibikorwa byawe ni ahangaha. Imana iti rero sakaratul maut kila mtu ataonja tu, nkuko tuzabonja ku rupfu nako buri muntu wese azagerwaho na sakaratul maut. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaragize ivamo roho ivuga ati wallahi innal mauta la sakarat. Ati nukuri kw'Imana ndahimana yanjye urupfu rurababaza. Kugira ngo rero utazakubabaza ni ugutegura nawe kuzahura na nyagasani wawe bijyanye n'imyitwarire yawe. Imana iti rero dhalika ma kunta minhu tahid. Ati yo sakaratul maut izakugeraho, nyamara kandi kubera kubyirengagiza ibyo nibyo wabagamo uzi ko utazakugeraho wirengagiza cyangwa udashaka no kubimenya. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Buri nafsi zazanwa ifite uyitwaye uyishoreye, ariwe mu malaika nyine. Yawmal qiyama wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Buri nafsi ku munsi w'imperuka izazanwa itwawe ishorewe n'umumalayika. Abandi muri tafsiri baravuga ngo ijambo shahid baravuga ngo ni malaika, tafsiri ya mbere. Tafsiri yindi kubasobanura tafsiri baravuga ati ni umumalayika, ndetse n'ingingo zacu zitugize zizaba ari abashahidi bacu ku munsi w'imperuka, bijyanye na aya yindi. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo uyu munsi ntago muri bukenera abashahidi bandi, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubushobozi ingingo zanyu ngo zivuge. Imana aravuga ngo uyu munsi turavugisha ingingo zanyu, amaboko yanyu n'amaguru yanyu kubyo mwakoraga ku isi. Imana irakomeza ivuga iti laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ati mu by'ukuri wari warazubariye muri ibi na biriya bikwibagiza Allah subhanahu wa ta'ala. Wari warazubariye umwanya wose nta dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wari warazubariye muri chati, mu mipira, mu bisoro, muri dame, muri rodo, mu marigara, kubijiwe utibuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wumva yuko deal yaciyemo ni deal ubuzima bwawe, ni deal bwose. Ushaka amafaranga halali haramu, kurya ubuzima, kurya iraha, wibagirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iratubwira iti rero laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Uzerekwa aho icyerekezo cyawe kiri, niba muri janna cyangwa jahannam, ariko iyi nafsi ibwirwa ni ya yindi yazubaye kugeza ubwo sakaratul maut yigeraho ikagenda ititeguye. Allah ati rero laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Mu by'ukuri wari warazubariye ibi ngibi, fakashafna anka ghita'ak. None ahangaha tugukuriyeho iki? Ipaziya ngo urebe ukuri kw'ibyo wiyimye. Fabasaruka al-yawma hadid. Kugeza ubwo amaso abaye nk'ibyuma kubera ubuhambare bw'ibyo arimo arabona naho yerekeje. Abayisilamu ntabwo aho tujya ari heza, ariko hashobora kuba heza kubera twebwe. Allah rero tuwaqala qarinu hadha ma ladayya atid. Ati qarin ya jini bavuga umuntu avukana nayo, abasobanura tafsiri. Abandi batavugisha umutima we, avugisha nafsi ye. Ati ibingibi byo koko nibyo banyeretse, nibyo n'ukuri, niko kuri, niko nibyo niberaga mu bikorwa byanjye. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala avuze ati alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Ati mujugunye muri jahannam
buri muntu wese wahakanye wanangiye manna'in lil khair mu'tadin murib wabuzaga abandi gukora ibikorwa byiza akanabyitambika manna'in lil khair mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar wa undi wasanishije na Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se akanganya na Allah subhanahu wa ta'ala n'ibindi bitari we imana wabanyikanyije Allah subhanahu wa ta'ala akanga no kumwumvira fa alqiyahu fil adhab ash-shadid hanyuma bamujugunye mu bihano kandi bibabaza turagarukira hano ziracyakomeza kugeza hasi zigaragaza ubuhambare ni hali yacu muri jahannam ikigenderewe ngikirero mu Islam wenda nituzirangiza tuzareba n'izindi aya z'abari muri jahannam uko bazaba bameze nuko bazaba basaba muri aljanna ku biganiro bagira Allah yavuze bazagira na yawm al-qiyamah hanyuma turebe nanone abo muri aljanna n'ibyiza bazaba bari ikiriho ngikirero mu Islam twitegure hakiri kare twitegereza yuko ejo hazaza nzakora neza nanjye nimara kugira mu zabukuru nzakora neza nanjye nimara gufata agafaranga nko kuriya yagafashe nzakora neza nanjye la wala tadri nafsin madha taksibu ghadan ntabwo nafsi ntimenya ejo bizaba bimeze gute wala tadri nafsin bi ayi ardin tamut nta nubwo nafsi imenya aho izagwa uyu munsi turi kumwe aka kanya ariko mu kanya mwaza mukasarira mukajya gushyingura n'izuba ritarareba uyu munsi turi kumwe aka kanya ariko ejo ndabasha kuvuga imbere yanyu ariko ejo cyangwa se mu kanya Allah yaswicinga gusa gatoya paralize gatoya stroke gatoya umutima ugahagarara gatoya ntunavuge ukajya muri koma ukamaramo n'imyaka 3 cyangwa 5 Allah niwe udufite ku biganza bye witegereza ko ejo rero hagera kora kakanya icuza kakanya witegereza kuzicuza ejo icuza kakanya gukora ibyiza bikora ko kanya kubera yuko Allah gusezeranya ibyiza nyuma y'ibyo byiza ukoze hanyuma tegereza umusaruro kwa Allah subhanahu wa ta'ala aramutse agutwaye akaba yagutwara nawe uri gukora ibikorwa byiza usabe Allah subhanahu wa ta'ala atubarurire ibikorwa byacu mu bakora neza kandi abishyire ku munzani wacu w'ibyiza abigire byinshi kuruta ibyo twakoze nkuko bidusezeranyije atubabarira amakosa yacu kubera ko turi abanyantege nkeya kandi akaba ari nawe nyiri imbabazi kandi impuhwe zagutse kuruta izundi uwo ari we wese subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Easy Capital.